Ese wari uzi ko muri business kumenya abakiriya bawe ari ingenzi? Muri iki gihe nta kampani cyangwa business ishobora gukura neza itazi abo igomba kugeraho n'uburyo bwo kugezaho ibicuruzwa cyangwa serivisi kuri abo bayigana. Abakiriya bafite imico itandukanye, imyitwarire itandukanye ndetse n'ibyifuzo bitandukanye. Niyo mpamvu ba nyiri business baba bagomba gusobanukirwa imico, imyitwarire n'ibyifuzo bitandukanye by'abakiriya ku bicuruzwa na serivisi zabo. Bityo bikabafasha kumenya abakiriya bibandaho cyane kugurishaho ibicuruzwa na serivisi byabo. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uburyo bugeze kuri butatu bwo kumenya abakiriya bawe muri business yose waba uri gukora cyangwa waba wifuza gutangira, n'uburyo bwo kubageraho kandi ukabashimisha bigendanye n'ibyifuzo byabo. Niyo mpamvu iki kiganiro kireba cyane cyane abafite business bakora cyangwa n'abandi bose bifuza gutangira business. Bahaye ikaze njye ubategurira akanabagezaho, nitwa Ernest. Wibuke gukora subscribe wowe utarayikora, unaduhe igitekerezo cyawe bitewe n'uko wumvise kino kiganiro, unasangize ino video kuri bagenzi bawe. Ubu buryo uko ari butatu bumeze nk'uruhererekane, kuko ntago washyira mu bikorwa uburyo bwa gatatu utarabanje kwita ku bwa mbere n'ubwa kabiri, cyangwa se ngo ushyire mu bikorwa uburyo bwa kabiri utabanje kwita ku bwa mbere. Yego nubwo byabaho wenda ko wakwita ku bwa gatatu utabanje gushyira mu bikorwa ubwa mbere, ntabwo bitanga umusaruro nk'uko wabanza kwita ku bwa mbere n'ubwa kabiri hanyuma ukabona gushyira mu bikorwa ubwa gatatu. Uburyo bwa mbere bwatuma umenya abakiriya ni ugutandukanya isoko, icyo nakwita segmentation. Ubu ni uburyo bwo gutandukanya abakiriya bawe bose mu byiciro bitandukanye, hagamijwe kumenya neza abo ugomba kugeraho n'uburyo ushobora kubagezaho ibyo bakeneye, kubera ko abakiriya bafite imico, imibereho n'ibyifuzo bitandukanye. Hari abifuza kugura ku giciro gito, abandi ku giciro gihagije ariko bashaka ibicuruzwa byiza cyangwa serivisi nziza. Hari abatuye mu mijyi bafite ubushobozi bwo kwishyura ibintu bihenze, abandi batuye mu cyaro bafite amafaranga make kandi bifuza ibintu bihendutse. Rero hano nk'umucuruzi ushobora kwita ku mibereho y'abakiriya, ugasuzuma aho batuye, imirimo bakora n'ubushobozi bw'amafaranga bafite. Ikindi ushobora kwita ku myaka bafite, igitsina ndetse n'imico yabo. Ibi bikagufasha kumenya ibyo buri tsinda ry'abakiriya rikeneye n'uburyo ushobora kubagezaho binyuze mu kwamamaza. Segmentation rero ni intambwe nziza, kuko nta business ishobora gukora neza itifashishije segmentation, kuko niyo shingiro ryose. Ubucuruzi bufite intego yo gushimisha abakiriya no kongera inyungu. Uburyo bwa kabiri ni ubwitwa targeting, ni nko guhitamo aho wibanda. Nyuma yo gukora segmentation, aho umaze gutandukanya abakiriya mu byiciro bitandukanye bitewe n'imico, ibyifuzo n'imibereho yabo, bigufasha guhitamo itsinda ry'abakiriya uzibandaho cyane bitewe n'amahirwe yo kugura ibyo ucuruza. Aha ntibivuze ko abandi uzabashyira ku ruhande, ahubwo uzahitamo abo uzitaho mbere kugira ngo ukoreshe neza amafaranga, imbaraga n'ubushobozi bwawe mu kwamamaza no kubagezaho ibyo bakeneye. Urugero rwumvikana hano ni nk'umucuruzi ucuruza imyenda ariko agacuruza imyenda y'abantu batandukanye. Wenda acuruza imyenda y'abana, imyenda y'abagore n'imyenda y'abagabo. Bitewe n'uko yamaze gutandukanya abakiriya be binyuze muri segmentation, yabonye yuko imyenda y'abagore ariyo igurwa cyane. Mbega muri make niwo mubare munini w'abakiriya afite. Ibyo byatumye uwo mucuruzi yibanda mu gukoresha amafaranga menshi mu kurangura imyenda myinshi y'abagore kuruta iy'abagabo, kuko niho yabonye ko ariho hari inyungu nyinshi. Dukurikije rero uru rugero, niba uri umucuruzi cyangwa wifuza kuba we, ugomba kumenya ko abakiriya bawe batandukanye, ariko ukanamenya n'abo uzibandaho mbere y'abandi, kuko bizatuma udakoresha amafaranga n'imbaraga byawe aho bitagakwiye gukoreshwa. Uburyo bwa gatatu ari nabwo nasorezaho ni ukugena uburyo igicuruzwa cyawe kigaragara mu maso y'abakiriya, icyo nakwita positioning. Noneho iyo umaze guhitamo itsinda ry'abakiriya uzibandaho, ushyiraho uburyo abakiriya bawe batekereza ku bicuruzwa cyangwa serivisi zawe ugereranyije n'ibindi biri ku isoko. Mu yandi magambo, ni uburyo bwo gushyira business yawe mu mitima y'abakiriya ku buryo batekereza ibyawe ko ari byo bifite umwihariko utandukanye n'uw'iby'abandi. Ahangaha ushobora gushyiraho uburyo ibicuruzwa byawe bigaragaramo binyuze mu gutanga ibicuruzwa byiza cyangwa serivisi nziza
mu gushyiraho ibiciro bihwanye n'ubushobozi n'ibyifuzo by'abakiriya. Ikindi ukagena uburyo bworoshye abakiriya bazajya bashakiraho amakuru y'ibicuruzwa byawe n'uburyo bworoshye bwo kubona ibicuruzwa byawe, kandi ibyo byose ukabikora ushyizemo umwihariko utandukanye n'uwabo muhanganye ku isoko. Iyi ntambwe nayo nkawe umucuruzi uba ugomba kuyishyira mu bikorwa, kuko kumenya abakiriya bawe no kugira abo wibandaho cyane ntibihagije, ahubwo bisaba no kwita ku buryo bazajya bahora bibuka ibyo ubaha, bityo bikubaka umubano urambye hagati yawe nabo, bigatuma bizinesi yawe ikura kandi igatera imbere. Ngubwo rero uburyo bw'ingenzi butatu bwafasha umucuruzi n'undi wese wifuza gutangira bizinesi kumenya abakiriya n'uko yabigarurira. Wakoze cyane wowe wakurikiye iki kiganiro. Niba utarakora subscribe yikore kandi ukanda like niba kino kiganiro hari icyo kigufashije. Tubane mu bindi biganiro.